baremera bafite n'impano zikomeye, ariko ubugingo nta bugingo bazabona kuko batizeye Kristo. Ariko umuntu iyo yinjiye muri Kristo akamwizera, icyambere Imana iziduha kado ya mbere, gift ya mbere, Imana iziduha ubugingo. Dufite ubugingo isi twaka ibihe n'ibihe bitokurwaho. Dufite ubugingo abizeye Kristo mwana w'Imana. Haleluya. Haleluya. Ubu nibwo bugingo mana ko bakomeye. Ubugingo ni Kristo. Ntabwo ubugingo ari kwiha morale gusa ngo wumve ko ufite imbaraga z'umubiri, wumve ko ufite ubugingo. Ubugingo ni ukwizera Kristo. Iyo umuntu yizeye Kristo aba hawe ubugingo. Abafarisayo n'abasadukayo Yesu yarinze apfa bakivuga ngo n'umwana w'umubaji wo kwa Yusufu, ntibamwizera. Ariko Yesu aravuga ngo ubu nibwo bugingo mana kubahisha. Ngo Imana ica mu ndogobe, indogobe ngo yanga kugenda. Haleluya. Arangarahata ngo amaze kucana ibicaniro bikomeye, ngo atuma jomeri yo kugira ngo avume ubwoko bw'Isiraheli. Abantu bari mu Kristo Yesu nta muntu wo bavuma, ntibaza bavumika, ntugapime, ntibaza bavumika. Haleluya. Ngo aravuma, ngo aje gutangira kubavuma yarangeze ururimi, ngo akabahesha umugisha. Birangira ngo amuhamagaye, aramubwira ngo nubwo ibitambo wazanye byinshi, ariko ngo nyabitegereje muri bo, ngo mbona muri bo hagati ngo hari mwitari buze, wirangamye ufite amakari kayitare y'ingore. Rezo zabo zo mu mutima zazivuga ngo ari mu kibanza cyakure tushobora kumubona. Yesu Kristo yaraje kugira ngo atuheze connection n'Imana. Haleluya. Duheze data icyubahiro. Haleluya. Woyibura ku giti cyawe, ariko Yesu Kristo yazanye connection yacu ngo ayihuza n'Imana. Iyo turi muri Kristo Yesu niyo connection Imana izitureberamo. Nta musozi wo kurira, nta ofisi woshamwo ngo ubone connection yawe n'Imana. Waratandukanye na Yesu Kristo. Ariko Yesu Kristo niwe ufite connection yacu n'Imana. Iyo turi muri Kristo Imana izitureba ikatubona, twayihamagara ikatwumva. Ntabwo uri cyaremwe gisha. Imana ikeneye ngo tubi byaremwe bisha kubera ko twinjiye muri Kristo Yesu. Haleluya. Imana iyo turebeye muri kamere yacu ntizitwemera, ariko ngo iturebeye mu mwana wayo, Imana ngo izituvumerera. Abantu batunze inka iyo yafushije inyana yayo izayanga gukama, ariko iyo bashatse kuyihendahenda kugira ngo basure bayikame, baza bazana agahu kayo bakayikereka ngo yitegereza agahu kayo, ngo ikibuka uko inyana yayo yari imeze. Inka izivumera ikemera gukama ikareta kubera ko ihaye yinukiriza agahu k'inyana yapfuye itakibaho. Ngo niko Imana nayo iziturebera muri Kristo ngo ikatuvemerera. Imana ikaduha amasezerano, Imana ikirengagiza ibyaha byacu, Imana ntiyite ku ntegeke zacu. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Ivugabutumwa duciye bugufi kubwo kuduhangura kuja mu ivugabutumwa. Buryo iri umushumba ntuzuguma kugenda uko ushatse, ariko twasabye agahusha baratwemerera, duciye bugufi kubwabo. Imana y'umujiri baheza umugisha, kuko iyo tuja gukorana n'umuntu ubugira imbogamizi mu ivugabutumwa byotugoye. Ariko turashimira umushumba wacu mukuru ndetse n'ubuyobozi bw'itorero rya Karuvali gushigikira ivugabutumwa. Imana ihabwa icubahiro. Twishimiye kubana n'abakristo bose mbona bahano. Hari abakristo bawiwacu muri Kenya bavuga ubutumwa baruboneka, ndetse na mwene data uvuye kuvuga ubutumwa, n'abandi mbona bicyariya mu ntebe b'abanyamasengesho. Imana ibaheze umugisha mwinshi. Kuba duteranye namwe n'ibyishimo bikomeye, kubwo impamvu z'umwanya twari kugira agasirimba kacu. Ndagira ngo natwe tugize iminsi dutandukanye, turaza kukasirimba nyuma turangiza. Haleluya. Ikadukubitira Imana amashyi ku mirimo yakoze. Ikadusoma ijambo ry'Imana tudatwaye umwanya. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 umurongo wa mbere. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 umurongo wa mbere.
haravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu tateka bazacirwaho kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu bwambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu Imana yabishoboje ubwo yatangaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha afata ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha. Amen. Turaganira amagambo atari menshi kandi atari make. Turaganira amagambo 5 Yesu yakoze amaze kutwitangira. Haleluya. Amagambo 5 Yesu yadukuyeho abantu bose bari muri Kristo Yesu. Pawulo yanditse iki gitabo, abanditsi b'abahanga bakoze ubushakashatsi muri iki gitabo c'Abaroma, yisura y'umunani ni umutima w'iki gitabo cyose c'Abaroma. Yesu yavuze amagambo akomeye cyane, ariko cyane yavuze amagambo 2. Icambere Yesu yashatse kuvuga hejuru y'abantu bari muri Kristo Yesu. Icya kabiri yavuzeho hejuru y'umwuka wera. Ntabwo twateguriye hamwe na mwene data umurangije kubwiriza, ariko umutima wari wambwiye ngo mbabwire hejuru y'akamaro k'umwuka amagambo 7 akomeye, impamvu 7 zigomba gutuma twuzura umwuka wera. Kubishaka cyangwa utabishaka, impamvu 7 zikomeye zigomba gutuma wuzura umwuka wera. Ariko nzozivuga ngarutse, nzogaruka vuba aha. Ubu ngubu twarako dutambuka. Duheze Imana ubwiza. Haleluya. Haleluya. Atukuze Bwana. Atukuze. Impamvu 7 zigomba gutuma wuzuzwa, ukagira umwuka wera, ukagira impano z'umwuka. Impano z'umwuka ni 9. Bwana sifiwe. Haleluya. Impano z'umwuka ni 9, n'imbuto ni 9. Impamvu 7 zigomba gutuma umukristo wese w'umupentekoste muri iki gihe w'isezerano risha agomba kuzura umwuka wera. Wo bikunda utobikunda nzozibabwira n'ingaruka. Haleluya. Haleluya. Amagambo 5 Yesu yakoze ku bantu bari muri Kristo Yesu, abemeye. Yesu yaje mu isi mu gihe cye. Imana yakoze mu gihe cyo kurema, Yesu akora igihe cyo gucungura. Yesu ngo amara gucungura ahamagara abigishwa biwe arangije imirimo ye amaze gupfa no kuzuka. Arababwira ngo jewe ubwanje igihe cyanje kirarangiye. Ngo abigishwa bagira agahinda ku mutima, ngo barababara cyane. Ngo bamaze kubabara, Yesu ngo amenya agahinda bagize ko ari impamvu ko agiye kubakurwamwo akagenda. Haleluya. Yesu ngo amenya agahinda bafite. Arababwira ngo ikigira ikintu mbamarira, ngo nuko njewe ngenda, ngo nimara kugenda ngo nzoboherereza umwuka wera. Haleluya. Nzoboherereza umwuka wera. Yesu Kristo yakijije abarwayi, azura abapfuye, yakijije impumyi n'ibimuga, ariko ngo iyo yose yari imirimo y'urukundo. Intego ikomeye mu magambo 5 yazanye Yesu, intego ikomeye, Yesu Kristo yaje kutugarurira ubugingo. Ibindi ni imirimo y'urukundo. Gukiza abarwayi, yazuye abari bapfuye ba Lazaro, iriya ni imirimo y'urukundo. Ariko intego ikomeye yazanye Yesu igomba gutuma utekereza. Haleluya. Ugatekereza ukabyina. Hari abantu bazabona abantu babyinnye cyane bamwe bagaseka bakagira ngo ni gupfa kubyina. Yesu Kristo agomba kubyinirwa amasaha 28, agatambirwa n'imbaraga zawe zose, ugifite imbaraga ukamutambira. Kuko Yesu Kristo ikintu yakoze gikomeye, kuduha ubugingo. Ubugingo ntibugurwa ku maduka. Nta soko uzumva ngo hari isoko umuntu ufite amafaranga agenda aje kugura ubugingo. Yesu yatugaruriye ubugingo bwari bwaratakaye muri Edeni. Umunsi Bwana sifiwe, Satani abesha Adamu na Eva, ngo amare kubabesha, umwana w'umuntu agaragara imbere y'Imana asa n'utakaje ubugingo. Adamu wa mbere wakomosweho n'icyaha cy'inkomoko gikomeye cyadutandukanyije n'Imana.
twatandukaniye ku giti kuko bari igiti Imana yari yababujije. Umwana w'umuntu afatwa n'icyaha cy'inkomoko. Uburyo umwana yavukaga akavukana cyaha cya Adamu wa mbere. Umwana yavuka mutoya kandi kakavukana kamere ya Adamu wa mbere. Kuko umwana w'umuntu amaze gufata virusi y'icyaha muri Edeni byabaye karande. Ariko Imana Data itanga Yesu Kristo kugira ngo aze gucungura isi. Icyazanye Yesu gikomeye, Yesu yaje kuduha ubugingo. Haleluya. Yesu yazanye ubugingo arabuduha, arabudusingiriza. Kuko kamere y'Imana, kwera kw'Imana no gukiranuka kw'Imana kwahoraga kuvuga imbere y'Imana akavuga ngo umwana w'umuntu acirwaho iteka, umwana w'umuntu acirwaho iteka, umwana w'umuntu acirwaho iteka. Ariko imbabazi z'Imana n'urukundo bikavuga ngo umwana w'umuntu ababarirwe, umwana w'umuntu ababarirwe, umwana w'umuntu ababarirwe. Na bugingo n'ubu n'amaraso yatonyanze ku musaraba yariko yikubita hasi akavuga amaraso avuga neza kuruta ya Abeli. Bwana sifiwe. Akavuga ngo ndagukunda mwana w'umuntu, ndagukunda mwana w'umuntu. Imana yarapejeje ngo irengeze gukiranuka kwayo no kwera kwayo. Imana ngo yirengagiza amategeko yevugaga ngo umwana w'umuntu acirweho iteka urubanza. Imana itanga Yesu Kristo aza gupfa kugira ngo yongere aduhuze n'Imana, atugarurire ubugingo bwari bwaratakaye muri Edeni. Haleluya. Umuntu bangutse nadusomere Yohana 17 umurongo wa 3. Isengesho Yesu yasengesha isengesho ririmo asengera abantu bizeye n'abandi abantu bizeye n'abatarizera n'abandi bazizera. Muri iki gice cya 17 umurongo wa mbere umurongo wa 3. Ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana yonyine y'ukuri, bakamenya n'uwo watumye ari wo Yesu Kristo. Amen. Nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Nanone Data, mbere yawe unyubahirishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Amen. Haleluya. Amen. No kwicara papa. Ubu nibwo bugingo ko bakumenya, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Haleluya. Ikibazo gikomeye isi yagize, Yesu Kristo yazaje kuduha ubugingo, ariko isi ntiyamenya agaciro k'intego yazanye Yesu. Abenshi ngo bagome bamubona ko ari umwana w'umubaji wo kwa Mariya na Yusufu. Ntibamenya agaciro n'intego ikomeye yazanye Yesu Kristo. Ariko Yesu Kristo arasenga aravuga ngo Mwami, Bwana sifiwe, ngo ubu nibwo bugingo ko bakumenya Mana, bakamenya n'uwo watumye. Ubu nibwo bugingo. Hano mu isi dusangiye ubuzima, abantu bose dusangiye ubuzima, ariko ubugingo nubwo abakristo bizeye Yesu Kristo. Haleluya. Nubugira umwihariko wabwo. Ubuzima turabusangiye, umuntu wese uhumeka abafite ubuzima. Ariko ubugingo nubwo abizeye Yesu Kristo bakemera kuvuka ubwa kabiri, bakemera kwihana ibyaha byabo. Yesu aravuga ngo ubu nibwo bugingo Mwami ko bakumenya. Ufite uwo mwana afite ubugingo, utamufite yamaze gucirwaho iteka. Haleluya. Ikibazo gikomeye isi ifite, amatorero afite, abantu benshi bafite, nuko bagejeje ubu bataramenya agaciro k'ubugingo. Ubugingo Yesu yaje aratanga. Yesu yagaruye kutugarurira ubugingo bwari bwaratakaye muri Edeni, arongera arabudusingiriza. Hashimwe Yesu Kristo waduhaye ubugingo. Haleluya, haleluya. Duheze Data icyubahiro. Haleluya. Yesu yagaruye ubugingo bwari bwaratakaye muri Edeni, arongera kandi arabugaru arabuduha. Ubu dufite ubugingo. Umuntu yo kwaka ibyo ufite, umuntu yo kurwanya akakwirukana ahuri, ariko ubugingo dufite ubugingo kuko twizeye Kristo. Haleluya. Haleluya. Atukuze. Kandi nimba udafite ubugingo, nimba ugenda ubuzima bwawe udafite ubugingo, ninga kurya ko umuntu ugeze ko guca mu binyoteri bya feruje. Uko imodoka zazivogera ibinyoteri bya feruje bikubaha amategeko, niko ubukristo ubugingo bwawe, ubuzima bwawe budafite ubugingo buri muri danger. Haleluya. Buri muri danger. Yesu yaraje kugira ngo tubone ubugingo.
bwinshi. Ntaho uzabona ubugingo bugurwa keretse kwizera Kristo Yesu umwana w'Imana. Abizeye Yesu Kristo bafite ubugingo, bafite ubugingo, dufite ubugingo. Haleluya. Dufite ubugingo tutokwakwa n'isi, dufite ubugingo Yesu Kristo yadusingirije. Intego ikomeye yatumye Yesu aza, yaje kutugarurira ubugingo bwari bwaratakaye muri Edeni, arabudusingiriza arabuduha. Abantu bahagaze neza muri Kristo Yesu dufite ubugingo. Abantu bazi kurimba baza barimba ko dufite ubugingo. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ubugingo byatumarira iki gutakaza ubugingo? Abantu babayeho batari muri Kristo Yesu badahagaze neza. Abantu benshi bishiye mu matorero, barinjira baremera, bafite n'impano zikomeye, ariko ubugingo nta bugingo bazabona kuko batizeye Kristo. Ariko umuntu iyo yinjiye muri Kristo akamwizera, icyambere Imana iziduha kado ya mbere, gift ya mbere, Imana iziduha ubugingo. Dufite ubugingo isi totwaka, ibihe n'ibihe bitokurwaho. Dufite ubugingo abizeye Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Atukuse. Haleluya. Hallelujah. Ubu nibwo bugingo Mana ko bakomeye. Ubugingo ni Kristo. Ntabwo ubugingo ari kwiha morale gusa ngo wumve ko ufite imbaraga z'umubiri, wumve ko ufite ubugingo. Ubugingo ni ukwizera Kristo. Iyo umuntu yizeye Kristo aba hawe ubugingo. Abafarisayo n'abasadukayo Yesu yarinze apfa bakivuga ngo n'umwana w'umubaji wo kwa Yusufu, ntibamwizera. Ariko Yesu aravuga ngo ubu nibwo bugingo Mana kubahishurira kugira ngo babashe kukumenya, bamenye wowe Mana, bamenye nanje watumye. Kuko Yesu Kristo ni Imana, nta umuntu uzumenya kubitandukanya. Umuntu yari muri Kristo abari cyaremwe gisha. Haleluya. Haleluya. Atukuse. Yohana w'ubutumwa 15 murongo wa mbere hazavuga ngo nije muzabibu ukuri, data Imana ngo niwe nyirawo yuhingira. Igiti cyose kitera imbuto ngo nzagitema, ariko ngo igiti cyose cyera imbuto ngo nzakomeza kukibagarira kirusheho kwera imbuto. Haleluya. Atukuse. Haleluya. Nta muntu n'umwe wigeze kubona Imana keretse tuyiboneye muri Kristo Yesu. Nta muntu n'umwe, nta nzira yindi wobona yo kubona Imana keretse umize muri Kristo Yesu. Yesu Kristo yaje ari inzira yongera kutubonanisha n'Imana. Haleluya. Haleluya. Uwizera uwo mwana afite ubugingo, utamwizera yamaze gucirwaho iteka. Ushaka gutunga Imana, ushaka guhagarara ku giti kugira ngo ubashe gushora imizi, n'ukwizera Kristo umwana w'Imana. Yesu Imana iturebeye muri Kristo ngo Imana izituvumerera. Imana ikirengagiza ibyaha twakoze, Imana ikirengagiza kamere y'inkomoko ya Adamu wa mbere. Imana ngo ikatwemera, Imana ikatwemera, Imana ikatwumva. Haleluya. Atukuse. Haleluya. Hallelujah. Nije muzabibu ukuri, nije muzabibu ukuri, nije muzabibu ukuri, nije muzabibu ukuri. Data niwe giti, ariko amashami, igiti cyose cyera imbuto nigishinze imizi muri Kristo Yesu. Imbuto nta muntu uzuforoda imbuto. Umuntu yoforoda inshingano mu itorero, umuntu azaforoda akaba mu muyumba atari umuyumbi, umuntu yoforoda uburirimbyi atari umuririmbyi akabamo, umuntu yoforoda ubukristo akitwa ko ari umukristo atariwe, ariko nta uzuforoda imbuto. Nta muntu uzuforoda imbuto, kandi imbuto zazera zijanye n'igiti. Haleluya. Igiti cy'umwembe kizacera umwembe, inanasi zayera inanasi, ikigori kizacera ikigori. Kawiyo. So. Haleluya. Haleluya. Imbuto, ibiti bizabishaka kwishushanya bikiforodesha, ariko nta uzuforoda imbuto. Ikintu cyose kizacera uko kimeze gute, igiti kizacera imbuto uko kiri. Abantu bose bari muri Kristo Yesu bazabera imbuto zijanye no kuba ari muri Kristo Yesu. Haleluya. 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 Ntiwokwera imbuto zo muri Kristo utari umukristo. Umuntu wese azayera imbuto bijanye naho yahagaze. Abantu bahagaze muri Yesu bazabera imbuto z'abakiranutsi, z'abakristo. Abantu bose bari inyuma ya Yesu. Hari umuririmbyi waririmbye
Bwana sifiwe. Hallelujah. Aravuga ngo kuba kure nawe Yesu ngo bishobora kunyinjiza no mu rupfu. Nibyo. Kuba mu buzima buri kure na Yesu uburi muri urupfu. Wawegereye urupfu. Wawegereye urupfu uburi hafi y'urupfu. Kuba mu itorero ntibihagije. Ndashaka kubabwira ngo mwinjire muri Kristo Yesu. Ikintu cya mbere Yesu yakoze yaduhaye ubugingo. Abamwizeye bakamwemera bakizera izina rye yabahinduye kuba abana b'Imana. Haleluya. Atukuse. Icya kabiri, Yesu yaduhinduye ibyaremwe bisha. Yesu niwe uzuduhindura icyaremwe gisha. Pawulo yandikiye abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 7 aravuga ngo nuko ngo bari muri uyu muntu ari muri Kristo Yesu ngo bari icyaremwe gisha ibyakera byose ngo biza bihinduka kuba bisha. Ababaye abicanye mu buzima bw'abapagani, abandi bakaba abanyarugamba, abandi bakamena amaraso, abandi ubwicanyi n'icyo cyaha gikomeye giheka. Ariko iyo umuntu yizeye Kristo, Imana ngo izimubabarira ikibagirwa n'icyaha yakoze, ntizayibuka n'inkovu yacu. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu azahinduka icyaremwe gisha. Iryo ni ijambo rya kabiri. Ubu turi ibyaremwe bisha, nta muntu wo twanduza kubera ko duhagaze muri Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Atukuse. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, icya kabiri amaze kubona ubugingo, azaba icyaremwe gisha. Icya gatatu, haleluya, Yesu yadukuyeho imivumo. Yesu Kristo yadukuyeho imivumo yose. Amaze kuja ku musaraba ngo yikoreye imivumo yacu yose twari twaravumwe. Tukiri mu bubata bwa Satani, tukibarizwa kwa Satani. Yesu amaze kuza yikoreye imivumo yacu yose, arayikorera ahinduka ikivume kugira ngo twebwe tuvumurwe. Abantu bari muri Kristo Yesu, Bwana sifiwe, Atukuse. imivumo yose zibavaho. Nta muntu wo bavuma ntibaza bavumika. Baramu na Baraki ngo amuha ibitambo bikomeye, aramubwira ngo genda uje kumvumira ubwoko bw'Isiraheli, genda ubuvume. Ngo amurize umusozi, ngo amuha n'ibitambo aratamba. Bibiri zivuga ngo atangira mu gitondo ngo hayavuma ubwoko bw'Isiraheli. Ariko ngo Imana imwereka imbaraga z'agaciro kuko Isiraheli yari ishingiye ku Mana. Aramubwira ngo nta muntu wabavuma ntibovumika. Bwana sifiwe. Kandi yari yamuhaye ibiguzi bikomeye ngo bigeraho ngo Imana yamubujije ubwo ntiyumva ngo iraruha ibuza indogobe. Indogobe ngo ibona umucyo imbere. Haleluya. Atukuse. Haleluya. Haleluya. Kubera ibiguzi ngo byamuteye amatwi mabi yo kutumva Imana. Ngo Imana ica mu ndogobe. Indogobe ngo yanga kugenda. Haleluya. Haleluya. Arangarahata. Ngo amaze kucana ibicaniro bikomeye ngo atuma jomeri yo kugira ngo avume ubwoko bw'Isiraheli. Abantu bari mu Kristo Yesu nta muntu wo bavuma, ntibaza bavumika, ntugapime, ntibaza bavumika. Haleluya. Haleluya. Ngo arabavuma. Aso. Ngo aje gutangira kubavuma yarangeze ururimi ngo akabahesha umugisha. Birangira ngo amuhamagaye, aramubwira ngo nubwo ibitambo wazanye byinshi, ariko ngo nyabitegereje muri bo, ngo mbona muri bo hagati ngo hari mwitari buze ngo irangamye ngo ufite amakari nk'ay'intare y'ingore. Atukuze Bwana w'amajeshi. Abizeye Kristo baza bagira babana n'intare. Apana izi ntare zitunzwe n'intare zo mu ishamba. Aramubwira ngo nyabitegereje muri bo, ngo mbona tibovumika. Icya kabiri ngo ngume kubitegereza cyane, ngo mbona hagati yabo ngo baryamye mu intare ngo ufite uburangi nk'ubw'intare y'ingore ryanye mu byana byayo. Aravuga ngo nta wabavuma ngo ashobore kumufasha. Tibaza bavumika, abantu bo bavume bagatanga ibitambo ku bwanyu. Nibyo. Haleluya. Tibaza bavumika kubera ko Yesu amaze kugera ku musaraba yikoreye imivumo yose. Yadukuyeho imivumo. Hari imivumo twari twarikorejwe, hari imivumo yatubagaho, hari imivumo ya karande twagaza tuvukana. Yesu amaze kugera ku musaraba mu isezerano risha yaratuvumuye, yikoreye imivumo yacu yose, arayikorera kugira ngo twebwe tubashe kuvumuka. Mwamba ni Yesu. Haleluya. Atukuse. Haleluya. Atukuse mire. Nta muntu wo dutera umukoshi. Satani nta mukoshi azogutera. Nimuhagaze muri Kristo. Ni kuri.
hari umuririmbyi w'umunyarwanda waririmbye neza aravuga ngo niba uri muri Yesu neza gumamo. Akajagari itorero rifite n'isi ifite nuko ibirenge byabo baza batera muri Yesu intambwe imwe indi bagatera inyuma. Babandi Roza Muhando yavuze ngo sisi yatuma miongoni mwao wasita sita. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu uhagarare ku maguru abiri. Habe na munishi yaririmbye aravuga ngo ukikanyaga kwa Yesu na miguu miwili utakanyaga shida na matatizo. Haleluya. Haleluya. Uhagarare muri Yesu na maguru abiri. Uhagarare na maguru abiri. Abantu Bwana sifiwe. Abaroma ngo bagaze babatizwa ngo umuntu akabatizwa ukuboko umubiri wose ngo agasiga ukuboko kumwe. Akemera umubatizo abaroma babatijwe umubatizo umeze nk'umubatizo w'ikibandi. Akabatizwa akemera umubatizo akika mu ruzi ariko ngo agasiga ukuboko. Undi mubiri wose ugafata amazi ariko ukuboko kugasigara. Bivuga ngo uku kuboko kuracyakorera nde? Satani. Abantu baje muri Yesu basiga ukuboko. Abandi basize ururimi. Umubiri wose yarinjiye azanywa ameza azabanjira Pasaka na Pentecost aba mu bitaramo ariko ururimi tirwigeze rugerwa hana amazi y'umubatizo. Abandi barakijijwe ahantu wose amaso yonyine bari yasigara. Abandi basize imitwe itekereza. Haleluya. Mu Kristo amaze guhura na Apoloni yamurashe imyambi 3. Umwambi wa mbere yamurashe ngo yamurashe umwambi wo mu mutwe ngo usobanura ibitekerezo. Yego. Ngo ndakaza tekereza ijambo ry'Imana. Ubu dufite abakristo baza bumva ijambo rigacano rigahurukira hano. Badafite umwanya wo gutekereza ngo batekereze bumve ko batekereze ijambo ry'Imana. Haleluya. Azaheruka gutekereza ijambo ry'Imana kakanya cicaye. Nibo babaye bagashuri mu ikanisa. Ni bagashuri. Tibagira umwanya wo gucara ngo batekereze ijambo ry'Imana baryuze. Yaravuze Yeremiya aravuga ngo ijambo ryawe Mana amaze kuryumva ngo rimaze kugera mu nda yanje ngo ryampinduka ibyishimo n'umunezero. Haleluya. Haleluya. Dawudi aravuga ngo maze kuryumva ijambo ryawe ngo naribikiye mu mutima wanje kugira ngo ntazagucumuraho. Ijambo ry'Imana ribe muri mwe rigwiriye kandi rigwishisha imbaraga. Nibisho. Satani yarashabeshi imitwe yabo gutekereza Imana n'imirimo y'Imana. Baza babona Satani bakabona imirimo ya Satani bakabona gupfa ntibabone kurama. Nicyo gituma baza babura ico bashima umwaka urangiye baza bashima gusa kuri bonane gusa. Niho bagira amashimwe arya na ya doctrine. Amashimwe yo kuri bonane na ya doctrine. Habe n'abapagani baza bafeta bagashima. Ariko amashimwe y'umukristo ngo nugushima mu bihe byose. Haleluya. Mu bihe byose wariye cyangwa utariye umerewe neza cyangwa umerewe nabi ugomba kuzushima. Ugomba kuzushima. Muri Kristo Yesu nimuhagararemo n'amaguru abiri. Nimuhagararemo n'amaguru angahe? Abiri. Ukuguru kumwe ni idini. Ukuguru kumwe ni idini. Ni umuhango y'idini. Ariko Yesu Kristo akeneye ngo twinjiremo duhagarare neza. Duhagarare neza muri Kristo. Haleluya. Kikanyaga kwa Yesu na miguu miwili wakanyaga shida na matatizo. Ibibazo bikomeye mutekereza bibaraza mudasinziriye. Ntabwo ari byo bibaremerereye. Ikibazo gikomeye nukwitwa umukristo ukaba mwitorero ariko ntiwinjire muri Kristo. Ndabihanangiriza uyu munsi kugira ngo mukoreshe imbaraga kandi kuja muri Kristo ni imbaraga zawe wenyine. Yego. Ni imbaraga zawe wenyine. Imana iziturindisha imbaraga zayo ikoresheje imbaraga zayo. Imana ikadufasha mu bibazo tuyisaba ikoresheje imbaraga zayo. Ariko ngo iyo habaye guhitamo kwinjira muri Kristo Imana iziyifata amaboko. Bivuga ngo nuguhitamo kwawe wowe wenyine. Imana yaduhaye ikintu gikomeye cyo kumenya guhitamwo icyiza n'ikibi. Nimwinjire muri Kristo harimo ubugingo. Nimwinjire muri Kristo muhinduka ibyaremwe bisha. Ntabwo ushobora kwera ngo Imana ikwemere ibone kuri igikoresho nyayo Imana ishobora kugukoresha utarinjira muri Kristo Yesu. Imana ikeneye ngo ube muri Kristo Yesu uhinduka icyaremwe gisha. Imana ibone kugukoresha. Numara kwinjira muri Kristo maze kuba icyaremwe gisha nibwo Imana izi kuheza imbaraga zayo ikaguha umwuka ikagukoresha ibikomeye. Utarinjira muri Kristo ntabwo uri icyaremwe gisha. Imana ikeneye ngo tube ibyaremwe bisha kubera ko twinjiye muri Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Imana iyo turebeye muri kamere yacu ntizitwemera. Ariko ngo iyo turebeye mu mwana wayo
Imana ngo izituvumerera. Abantu batunze inka iyo yafushije inyana yayo iza yanga gukama, ariko iyo bashatse kuyihendahenda kugira ngo basure bayikame, baza bazana agahu kayo bakayikereka ngo yitegereza agahu kayo ngo ikibuka uko inyana yayo yari imeze. Inka izivumera ikemera gukamwa ikareta kubera ko ihaye yinukiriza agahu k'inyana yapfuye itakibaho. Ngo niko Imana nagize turabera muri Kristo ngo ikatuvemerera. Imana ikaduha amasezerano, Imana ikirengagiza ibyaha byacu, Imana ntiyite ku ntegeke zacu. Muzamurire Imana amaboko. Haleluya, haleluya. Uhagaze muri Kristo cyangwa uhagaze pembeni? Hari abantu benshi babaye abaturanyi na Yesu, kandi Yesu yaje kugira ngo tube muri we, twinjire muri we. Kandi kwinjira muri Yesu ntabwo ari ibintu byo gukina. Nimba amategeko ibihugu bihanye imbibi, haba amategeko asaba ibyangombwa kugira ngo umuntu tuyinjire nta cyangombwa. Kwinjira muri Yesu ntabwo ari zo zopfa kugira gusa ngo urinjira. Abantu bari mu kwinjira muri Yesu akamaza n'indugumba n'imitwe na kamere za kera akagira ngo ti wo kwirwamo. Haleluya. Ti wo kwirwamo. Bisaba ngo wizere, wihane ibyaha byose. Iyo twihanye tukizera tuba twinjiye muri Kristo Yesu. Haleluya. Duhinduka ibyaremwe bisha. Icyakane, Imana yaje Yesu Kristo yangeye kugarura connection yacu n'Imana. Yesu yaje kutwunga n'Imana. Abantu bose bari muri Kristo Yesu yabunze n'Imana. Kuva muri Edeni Satani amaze gutera Adamu na Eva ngo bituma birukanwa mu ngobyi ya Edeni. Bwana sifiwe sana. Umwana w'umuntu yatakaje connection n'Imana. Yesu Kristo ngwaze ngo atugarura connection yacu yari yaratakaye n'Imana, atugaruranira ubusabane bwacu n'Imana. Ubu hari abakristo benshi bataramenya ko Yesu yagaruye ubusabane bw'Imana. Baza bicara mu isezerano rishobora bakamera nk'abisezerano rya kera. Ubuzima bwabo bwa kiroho cyangwa ubuzima bwabo bwa Kristo bwa buri munsi, haleluya, babakure n'Imana. Yesu yaje kugira ngo atwigize hafi, atugarure connection yacu n'Imana yari yaratakaye. Haleluya. Ariko na bugingo abantu benshi bari mu kibanza cyakuri. Imana yibashatse rezo zabo zo mu mutima zazivuga ngo ari mu kibanza cyakuri tushobora kumubona. Yesu Kristo yaraje kugira ngo atuheze connection n'Imana. Haleluya. Duheze data icyubahiro. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Woyibura ku giti cyawe, ariko Yesu Kristo yazanye connection yacu ngo ayihuza n'Imana. Iyo turi muri Kristo Yesu niyo connection Imana izitureberamo. Nta musozi wokurira, nta ofisi wojamwo ngo ubone connection yawe n'Imana. Waratandukanye na Yesu Kristo. Ariko Yesu Kristo niwe ufite connection yacu n'Imana. Iyo turi muri Kristo, Imana izitureba ikatubona, twayihamagara ikatwumva. Haleluya. Icyanyuma cya gatanu, haleluya, Yesu Kristo amaze kuva mu isi, cya gatanu kiza kigaragaza abantu bari muri Kristo Yesu n'ukuzura umwuka wera. Kuzura iki? Umwuka wera. Ibintu byinshi tubibona kubera ko twabisengeye, ariko kuzura umwuka wera bisaba gusa gukizwa. Iyo ukijijwe neza umwuka wera azamanuka. Yesu Kristo amaze gukora imirimo yose, asezera abigishwa barababwira ngo iki cyo kibamarira ngo nuko njewe ngenda, ngo kuko nimara kugerayo ngo nzaboherereza umwuka wera, kandi ngo uwo mwuka wera ngo azobigisha izo njewe ntabigishije, azaba umwarimu, azobigisha. Yesu yageze muri Makedoniya, i Betaniya barazaro bagafa, ariko umwuka wera ngo aze, Imana biyorohera ngo kuba hose icyarimwe. Haleluya. Abwira abigishwa be, arababwira ngo mugende murindire Yerusalemu, ariho ngo murindire ngo nibwo nzahereza umwuka wera. Ngo bategereze iminsi 120, ngo bategereje umwuka wera. Bibiliya ivuga ngo umuriri ngo batungura muri yanzu ngo umeze nka kurya kumuyaga,
ngo umuntu wese wo muri bo ngo agaragazwaho n'ibirimi by'umuriro. Abantu ngo baranezerwa bavuga kuri ruga, abaroma n'abayahudi, haleluya, n'abagiriki, ngo umuntu wese yazavuga imvugo avuze ngo ndakayumva, umuntu akazavuga imvugo utari yiwabo. Ariko ngo umuntu wese muri bo bahabwa Pentecoste. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aza yuzura umwuka wera, aza yuzura umwuka wera. Haleluya, haleluya. Umwuka wera ni Imana mu butatu mu isezerano risha kugira ngo bibere hose icyarimwe. Ni nkaho Yesu yaje asingiriza umuntu wese tokeni yiwe y'umuriro, kakantu mureberaho k'umuriro washize. Umwuka wera yaje kuri buri muntu wese wizeye Kristo. Hari ibintu bibiri Yesu yavuze z'umwihariko. Yaravuze ngo amahoro nsigiye isi, ngo ntibishoboka ko abisi bayahabwa. Aravuga ngo umwuka wera uzaza hanyuma yanje. Haleluya. Umwuka wera uzaza hanyuma yanje, ngo ntibishoboka ko abisi bamuhabwa. Umwuka wera ni Imana Data, ni Imana Mwana, ni Imana Umwuka. Ntukavuge ngo ufite Imana udafite umwuka wera. Ntiwovuga ngo ufite umwana udafite Imana Data, udafite n'umwuka wera. Haleluya. Muri Kristo Yesu, icyo ni ikintu kiranga bari muri Kristo Yesu. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu agira imbaraga z'umwuka wera, agira imbaraga z'umwuka wera. Isezerano rya kera umwuka yagazaza rimwe na rimwe agakoresha ikintu umuntu runaka agasubirayo. Waje kuri ba Dawudi bica intare n'idubu, bica ba Goliyati. Waje rimwe na rimwe kuri ba Gediyoni ubakoresha intambara n'urugamba, umwuka ukongera ugasubirayo. Umwuka yaje kuri Samusoni ngo amuneshesha kwitsa abanzi babo akoresheje igufwa rya kase y'indogobe kari karumye karapfuye kera, ngo akoresha kase y'indogobe aririmba indirimbo aravuga ngo kase y'indogobe ni ibirundo. Bibiri zivuga ngo umusarano rya kera umwuka yagazaza ku muntu ukamukoresha ikintu ugahongera ugasubirayo. Ariko Pentecoste imaze kuza umuntu wese ngo guhabwa Pentecoste mu mutima. Haleluya, haleluya. Pentecoste mu mutima. Ariko ikintu gitangaje nuko imitima y'abantu benshi yabaye barafu. Tizi Pentecoste ko yamanutse, kandi yamanutse rimwe kuzogeza iteka. Icyo umwuka yaje gukora ngo nukurera itorero kugeza umunsi uzaryimura ukagenda itorero rikaja mu ijuru. Haleluya, 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 haleluya. Yesu Kristo yaduhinduriye amateka. Amateka yacu yari kure. Pawulo yandikiye Abaefeso aravuga ngo nuko namwe mwari mupfuye ngo muzize ibyaha n'ibicumuro, mwebwe abari bapfuye bazize ibyaha byanyu. Ariko Yesu Kristo kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Itorero ryiza, abakristo beza, abanyamasengesho beza, abaririmbyi beza, abagabo beza, nabamenye icyo Yesu yaje gukora, bakizera Yesu Kristo, bakinjira muri we, bakaba muri we. Nimba turi muri Kristo Yesu ntateka tuzacirwaho. Haleluya. Frere Patrice yaririmbye indirimbo ikomeye aravuga ngo urubanza rw'Imana ngo ruri imbere. Ibyo dukora byose tuzatubikora tuzi ko tuzashirwa mu rubanza. Tuzashirwa mu rubanza. Ibyo tuvuga, ibyo dukora, uko tugenda. Ariko ngo bari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryatubatuye ububata bw'ibyaha n'urupfu. Abakristo bose Imana ireba ikabizera ikabemera ikabakoresha ikabavugaho amasezerano akomeye ni abantu bicaye muri Kristo Yesu. Abantu benshi bicaye mu itorero, abandi bicaye mu isi. Imana ikeneye ko tumenya icyo Yesu yaje gukora, ko ari ukumwizera tukamutunga. Yesu yadukuyeho imivumo, Yesu yadukuyeho urubanza. Bwana sifiwe. Yesu yaduhinduye ibyaremwe bisha kugira ngo tubane nawe. Intego ya Yesu ni ukugira ngo tubashe gukira, tuve mu butware bw'umwijima atwinjiza mu butware bw'umwana wayo ikunda. Imana yacu ntizihinduka, Imana yacu ntizigajuka. Imana uko yamye isi n'ijuru bitarabaho n'uyu munsi ni kuri kandi ni kuzahora iteka ryose. Icyo dusabwa bene data nk'abakristo, ntitumenyere Imana, twinjire muri Kristo Yesu. Ntitumenyere itorero, twinjire muri Kristo Yesu.
kandi uwo cyo ni igikorwa cy'umuntu ku giti ciwe. Haleluya, haleluya. Umuntu wese Imana yamuhaye kuba umuzamu w'umutima we kugira ngo akontorore umutima wawe. Nimba uri muri Kristo umutima wawe urabihamya, nimba utari muri Kristo umutima wawe urabihamya. Icyo Bibiliya ivuga, ntitukaze tumara umwanya munini wo gucirana imanza ngo urebe abandi. Ufata ijambo ry'Imana uripimishe ku bandi, fata ijambo ry'Imana uryipime. Nimba uhagaze neza muri Kristo Imana irakwemera. Nimba ibirenge byawe bidahagaze muri Kristo ufite urubanza ubu nyine uriho kugeza ku mwisho. Yesu Kristo yaraje kugira ngo adukureho urubanza. Haleluya. Yesu Kristo yaraje kugira ngo adukureho urubanza, kugira ngo adukureho imivumo, kugira ngo atugire ibyaremwe bishe. Yesu Kristo yiteguye kudukiza. Haleluya. Yesu Kristo yiteguye kudukiza. Yesu Kristo yiteguye kudukiza urupfu rw'iteka. Kubera kutizera Yesu Kristo, kubera kutizera Yesu Kristo, abantu benshi mu mitima yabo Imana yibare izibona basa n'abapfuye. Uwizera uwo mwana afite ubugingo, utamwizera yamaze gucirwaho iteka. Uwizera uwo mwana ufite Yesu afite ubugingo, utamwizera yamaze gutakaza. Muri imbyereza aravuga ngo se byatumarira iki gutunga iby'isi ariko tudatunze Yesu Kristo mu buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Byatumarira iki kwitwa abo turibo ariko tudatunze Yesu Kristo? N'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe n'ubushake bwawe kumenya kwinjira muri Kristo Yesu. Tibisaba ibintu byinshi, tibisaba ibintu birebire, n'ukwemera tukizera kugira ngo Yesu Kristo yemere abe muri twe. Yesu Kristo ntazaza ku mbaraga, azaza kubera ko twamwizeye. Bibiliya yavuze ngo abari muri Kristo Yesu tateka tuzacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo yatubatuye ubata bw'ibyaha n'urupfu. Imbere yacu hariho urubanza, ariko abafite urubanza ni abatarizera Yesu Kristo. Haleluya. Abisiraheli mu butayu bahuye n'ibintu bikomeye byinshi, ariko ngo igihe batewe n'inzoka z'ubusagwa zirabarya, ngo Mose aragenda atakira Imana, arayibwira ngo dore ubwoko bw'Isiraheli inzoka zirabamaze. Imana ngo iramubwira ngo ugende ucura inzoka y'umuringa ngo uyimanike ku giti, ngo umuntu ubasha kunamuka akareba ngo arakira uburibwe bw'inzoka. Haleluya. Ngo bacura inzoka y'umuringa barayimanika, ngo bakinginga umuntu bakamubwira ngo unamuka amaso yawe urebe hariya hejuru y'igiti urabasha gukira. Ngo abantu benshi barapfa ngo banga kunamuka. N'ukwizera Yesu Kristo. Haleluya. N'ukwizera Yesu Kristo. Abantu ngo baribwa n'inzoka, bicwa n'isumu y'inzoka zo mu butayu, banga kunamuka ngo barebe inzoka y'umuringa yari yacuzwe, kandi iyo nzoka yari Kristo yasuraga kuza kwa Yesu Kristo. Ariko ngo babashe kunamuka bakareba barakize. Yesu Kristo yamaze imirimo ye, ntacyo twokora kugira ngo Imana isubire yohereze Yesu. Yesu yarangije imirimo yiwe, igisabwa ni ukumwizera tukihana ibyaha tukaba muri we. Haleluya. Hari urubanza rukomeye kudaha agaciro umurimo Yesu yaje gukora kugira ngo bashe gukuraho ibyaha. Abantu benshi bari mu byaha, bizingitiranyije mu byaha ubuzima bwabo, bafashe ubuzima bwabo bagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko Imana izotubaza agaciro twahaye urupfu rwa Yesu Kristo yapfuye kugira ngo bashe kudukiza. Igisabwa ni kimwe, ni ukugira ngo tumwizere tubashe kwemera kuba muri we. Haleluya, haleluya. Kumwizera tukaba muri we. Abari muri Kristo Yesu tateka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryatubatuye ubata bw'ibyaha n'urupfu. Ryatubatuye ubata bw'ibyaha n'urupfu. Ngo iby'amategeko yananiwe ngo twabishobojwe no kuba muri Kristo Yesu. Bene data, ubuzima bwacu, iminsi yacu tumaze mu gakiza, ni wowe wenyine uyizi. Ni wowe uzi igihe wakijijwe, ni wowe uzi ubuzima bwawe aho buri, ni wowe ufite umwanzuro wa nyuma wo kubasha kwinjira muri Kristo Yesu. Warizeye Yesu Kristo. Abantu benshi babaye abaturanyi ba Yesu, ariko ntibinjiye muri Kristo Yesu. Bibiliya yavuze ngo abari muri Kristo Yesu niwe batazacirwaho iteka bonyine. Mureke twinjire muri Kristo Yesu, tuzatsinda isi, tuzatsinda ibigeragezo, tuzahabwa kubana n'Imana. Nta rubanza rundi ruhari, kuko urubanza rwacu Yesu Kristo yararurangije ku musaraba. Ariko abantu bose batizeye Kristo bafite urubanza batazoshobora ubwabo, ariko bari muri Kristo Yesu tateka tuzacirwaho. Haleluya. Tateka tuzacirwaho. Abari muri Kristo Yesu, abizeye Yesu Kristo nk'umwana w'Imana,
bakihana ibyaha byabo nta rubanza rundi dufite. Isi ifite urubanza, abakomeye n'aboroheje bafite urubanza, ariko abizeye Kristo ntateka tuzacirwaho. Twizere Yesu, twihana ibyaha, duse na Kristo. Yesu Kristo yaje kugira ngo duse nawe, ahindura isi ise nawe. Ariko abantu benshi kubera kutamwizera, abantu bakomeje gusa n'isi. Ariko twizere kugira ngo duse na Yesu Kristo. Imana izitubaraho gukiranuka ikatuvumerera iyo tubonye muri Kristo Yesu. Nta bundi Imana izotanga Yesu. Umurimo wa Yesu wararangiye. Kwari kuza mu isi ukemera, agacungura, akemera gukubitwa, akemera kubambwa ku musaraba, akemera guca mu mateso yaciyemo kugira ngo bashe kudushikira. Umwanditsi wanditse igitabo cy'Abaefeso cy'Abafilipi yavuze intambwe zirindwi Yesu yaciyemo kugira ngo amanuka dusange. Ngo yaramanutse esikariye ya mbere, amanuka iya kabiri, agera kuri esikariye ya karindwi. Iyi esikariye ya karindwi niyo ngo yariho imbata z'imbata. Yesu yaraje acungura aborohe abakomeye, aramanuka acungura aboroheje, aramanuka agera ku mbata z'imbata kuri esikariye ya karindwi. Intambwe zirindwi Yesu yateye kugira ngo bashe kuducungura. Nawe yakugezeho, naje yangezeho. Mureke tumwizere bene data. Twizere Yesu Kristo mu buzima bwacu, ubuzima bwacu buhinduke, ibyaremwe bishe. Imana data izatwemera kubera ko twinjiye muri Kristo. Nitutinjira muri Kristo, inyuma hanze hari urubanza. Imana dufashe kandi tuganze. Amen.